Muraho, muri iyi si turimo abantu benshi bize amashuri menshi, bafite degree nyinshi, ariko hari ikibazo gikomeye abantu benshi bagihuriyeho: kutamenya gukoresha amafaranga neza. Ukuri ni uko amashuri menshi atwigisha gushaka amafaranga, ariko ntatwigishe uko tuyacunga, uko tuyongera, n'uko twayakoresha kugira ngo nayo adukorere. Niyo mpamvu kuri Think Beyond Degree tugiye gutangira seri idasanzwe ya Financial Education. Iyi seri izaba igizwe na episode 10, kandi buri episode izajya igaruka ku kintu cy'ingenzi cyane kijyanye n'ubukungu bw'umuntu ku giti cye. Tuzaganira ku bintu nk'impamvu abantu bakora cyane ariko bagahora ari abakene, uko umuntu ashobora gutangira kwizigamira niyo yaba afite amafaranga make. Uburyo bwo gutangira: hari ikibazo abantu benshi bibaza ariko bakabura igisubizo cyacyo. Kuki umuntu akora cyane imyaka myinshi ariko ntahindure ubuzima bwe? Hari abantu babyuka kare rwose mu gitondo, bagakora umunsi wose, bagataha bananiwe cyane, ariko imyaka igashira nta kintu gihindutse. Ndetse hari n'abafite imishahara myiza, ariko bagera ku mpera z'ukwezi ugasanga amafaranga yarashize, nta n'urupfumuye bafite. Ikibazo rero si ugukora cyane gusa, ikibazo nyamukuru ni uko abantu benshi batigishijwe uko amafaranga akora. Uyu munsi tugiye gutangira seri yacu ya Financial Education, aho tuziga ibintu by'ingenzi cyane ku bijyanye n'amafaranga. Kuko kuri ni uku, iyo utazi uko amafaranga akora, ukora ubuzima bwawe bwose ukorera amafaranga, ariko amafaranga yo ntagukorere. Tudatinze, nk'uko mwamaze kubyumva, reka dutangire na episode ya mbere, twibaza iki kibazo ari nacyo kibimburira izindi episode zose: kuki abantu benshi bakora cyane ariko bagakomeza kuba bakene? Reka dutangire n'igice cya mbere cy'iki kiganiro. Dore ikosa rikomeye abantu benshi bakora. Ikosa rikomeye cyane abantu benshi bakora ni iri: bakorera amafaranga ariko ntibayacunge. Abantu benshi batekereza ko ikibazo cyabo ari uko bahembwa make, ariko ukuri gutangaje ni uko hari abantu bahembwa make ariko bakabasha kwizigamira. Hari n'abandi bahembwa menshi cyane ariko bagahora mu bibazo by'amafaranga. Ibi bitwereka ko ikibazo atari amafaranga winjiza gusa, ahubwo ikibazo ni uko uyakoresha. Iyo amafaranga aje mu buzima bw'umuntu, hari ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere ni income, amafaranga winjiza. Icya kabiri expenses, amafaranga ukoresha. Icya gatatu asset, ibintu bikuzanira amafaranga. Icya kane ni liabilities, ibintu bigutwara amafaranga. Abantu benshi bamenya gusa ibintu bibiri: income na expenses, ariko abakire bo bumva neza cyane ibintu bibiri: asset na liability. Ibi tuzabigaragaza cyane mu yindi episode. Reka twinjire mu gice cyacu cya kabiri cy'iki kiganiro: lifestyle trap. Hari umutego mutindi ukomeye cyane abantu benshi bagwamo. Uwo mutego witwa lifestyle trap. Urugero: umuntu ahembwa amadolari 200, ubuzima bwe bukaba buri kuri urwo rwego, nyuma akabona promotion agahembwa amadolari 400. Mu gihe cyari gikwiye ko ubuzima bwe buhinduka bukazamuka. Dore ibintu bitunguranye bihita biba ku bantu benshi batabanje gutekereza neza. Bahita bagura telefone nshya, imyenda mishya, akimukira mu nzu ihenze, akongeramo n'ibindi byinshi. Amafaranga yiyongereye, yego ni byiza, ariko n'ibyo akoresha nabyo byiyongereye, ku buryo nyuma y'amezi make asubira aho yari yarahoze mbere. Iyi niyo mpamvu abantu benshi baguma mu bukene nubwo income yabo yiyongereye. Niba ukinteza amatwi, nyemerera twinjire mu gice cya gatatu cy'iki kiganiro. Ubwo uzi ikintu cy'ingenzi cyane abantu badakora, ni ikintu kimwe gusa cyoroshye ariko abantu benshi badakora. Icyo kintu ni iki ngiki: mbere na mbere, iyishyure wowe ubwawe. Mu Cyongereza baravuga ngo pay yourself first. Iyo umuntu ahembwe akora iki? Yishyura inzu iyo akodesha, interinete, imyenda mishya, inshuti n'imyidagaduro, mbese bakajya kwishimisha. Iyo ibyo byose birangiye, agize amahirwe hari amafaranga yasigaye, arayazigama, ariko ikibazo ni uko nta na make asigara. Dore ikintu gitangaje, ari nacyo gituma abantu bakora imyaka myinshi ariko ubuzima ntibuhinduke.
uzasanga abantu bafite ubwenge ku mafaranga bo bakora ibintu bitandukanye n'ibi ngibi. Iyo bahembwe babanza kubika amafaranga yabo. Urugero, niba winjije amafaranga amadolari 100, ushobora gufata amadolari 10 cyangwa 20 ukayashyira ku ruhande. Ayo mafaranga ni ayawe y'ejo hazaza. Impamvu financial education ari ingenzi, iki kintu giteye ikibazo ku isi. Mu mashuri twigishwa ibintu byinshi, twigishwa mathematics, science, history n'ibindi, ariko hari ikintu cy'ingenzi cyane tutigishwa: uko amafaranga akora. Niyo mpamvu ushobora kubona umuntu ufite degree nyinshi ariko akagira ibibazo bikomeye by'amafaranga. Financial education igufasha kumenya uko wakoresha amafaranga, kumenya uko wayongera, kumenya uko wayakoresha neza. Twinjire mu gice cya 5 cy'iki kiganiro. Dore amagambo 3 azagufasha muri iyi seri. Mu rwego rwo kumva neza aya masomo yose, hari amagambo 3 uzajya wibuka. Icya mbere, uzajya wibuka ijambo income. Income ni amafaranga winjiza. Urugero, umushahara, amafaranga uhembwa niba uri umukozi w'ikigo runaka cyangwa ukora business. Icya kabiri, ijambo rya kabiri uzibuke expenses, amafaranga ukoresha buri munsi. Urugero, ayo wishyura inzu niba ukodesha, ayo wishyura transport, ayo wishyura ibiryo, ayo wishyura internet. Ijambo rya gatatu uzibuke investment. Aya ni amafaranga ushyira mu kintu kizakuzanira andi mafaranga mu gihe kizaza. Urugero, business cyangwa skills, nko kwiga umwuga cyangwa se amasomo runaka. Ikindi uzibuka ni asset. Iyi niyo ntangiriro yo gusobanukirwa amafaranga. Reka dusoze iki kiganiro n'igitekerezo gikomeye. Abantu benshi bakora ubuzima bwabo bwose bakorera amafaranga, ariko abantu bake cyane nibo biga uburyo amafaranga yabakorera. Intego y'iyi seri ni ukugufasha kumva amafaranga, kuyacunga neza no gutangira urugendo rwo kwigenga mu bukungu. Muri episode ya 2 tuzareba ikintu gikomeye cyane: amategeko 5 agenga amafaranga abantu bakize bakurikiza. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, iyi seri ntizagucika. Bye, naho ubutaha.